gihe cyacyo. Ntabwo wabihatiriza, ntabwo bishoboka. Ubuzima nta muntu ubuhatiriza, ntugahatiriza ubuzima. Iri somo nanjye ndigenderaho mu buzima bwanjye bwa buri munsi. Ntabwo njya matiriza ubuzima. Buri kintu cyose kigira igihe cyacyo. Nibyo mbona mbabwira ngo uko byaba bisobanye kose ujye wisekera, aba ari ikibazo cy'igihe. Igihe kigeze kirabisobanura. Ntugahatiriza ubuzima. Yaravuze ngo kubaho neza ni ukubaho udafitanye ibibazo n'abantu. Aranavuga ngo kurera neza ni uguhereza umwana urubuga, kumuha uburenganzira bwo kwihitiramo ubuzima ashaka kubamo. Yaravuze ngo niba utarabona umugisha na rimwe uzabyara umwana, uzamenya neza uburyo abana ari umugisha. Niba ubona ubuzima bwawe bwose ari amacuri, uzabyare kuri The Queen. Nibwo uzamenya yuko umwana ari umugisha ukomeye cyane. Yaravuze ngo niba ushaka yuko Imana igukorera ibyo wifuza byose, uzayigira inshuti. Imana ibizi ibyo ukeneye utaranabisaba. Nta mpamvu yo guhora ujya kuraguza ku Mana. Wowe gira inshuti Imana, kandi inshuti ntabwo uyiraguzaho. Imana uzayitinye, uyubahe, ariko uyigire inshuti. Uyu mugore yaravuze ngo intsinzi ni ukubabaza buri wese ukwifuriza inabi kandi utamukomerekeje. Iyo niyo ntsinzi. Iri ni ryo jambo rikomeye nifuza ko mwasigarana, abantu mwese mwumva inzu y'ibitabo. Intsinzi ni ukubabaza buri wese ukwifuriza inabi kandi utamukozeho, utamukomerekeje. Nibyo mbabwira ngo kwihorera kwiza ni ukubaho neza. Iyo ubayeho neza, abanzi bawe urabababaza kandi utabakozeho. Babaza abantu bose bakwifuriza inabi utabakomerekeje. Bababaze mu mutwe. Baho neza, bazajya bakureba bajiginywe, bavuge bati ya twiguruhirije iki. Hanyuma yaravuze ngo kwihangana ni urufunguzo rwo gukabya inzozi zose zibaho. Ikintu cyose aho kiva kikagera kiyoborwa no kwihangana. Ikitarimo kwihangana nta hantu kigera. Uyu mugore yaravuze ngo uburyo ubyuka nicyo cy'ingenzi kurusha uburyo uryamamo. Ubuzima iteka buzajya buhora bushaka kugushyira hasi. Isi na rimwe izarekera kugushyira hasi. Uburyo yagushyize hasi ntabwo ari cyo cy'ingenzi. Icy'ingenzi ni uburyo ubyukamo ukongera ugahaguruka. Abagafashe ni icyo ngicyo barushije abataragafata. Uwagafashe ikigeragezo kije amenya uburyo abyuka, agahaguruka, akongera akagenda, agakomeza urugendo. Ariko umuntu w'umunyantege nke, iyo ikigeragezo kize kimukubita hasi akamara nk'umwaka wose atarongera kuzanzamuka. Uburyo ubyukamo rero nicyo cy'ingenzi kurusha uburyo ugwamo. Ikibazo si uburyo ugwamo, ikibazo ni uburyo ubyukwamo. Ese iyo ubabaye bimara igihe kingana icyo ubabaye? Hari umuntu ubabara mu minota mike ukabona byose yabyibagiwe. Hari n'umuntu ugwa agahura n'ibibazo, agahura n'ingorane, ariko umunsi umwe urahagije kuba ibyo byose yabirenze. Icyo nicyo cy'ingenzi mu buzima kurusha guhorana n'amateka. Ibintu byabaye muri za 70 ingahe, ariko nibwo buzima ushingiyeho, ubuzima bwawe bw'uyu munsi. No. Ugomba kubyuka ukaba munini ukarusha ibibazo. Hanyuma yaravuze ngo gushyikirana n'umuntu udafite ikintu ahomba ni ukugutwarira umwanya. Burya abantu badafite ikintu bahomba ujye ubirinda mu buzima bwawe. Ibyo mbona mbabwira ngo ntugahangane n'umuntu udafite ikintu ahomba. Guhangana n'umuntu udafite ikintu ahomba ni uguta umwanya. Umuntu muhanganye niba ubona nta kintu ari guhomba, ni uguta umwanya. No mu kazi korana n'abantu bafite ikintu bahomba kikuzaho. Nawe ubwawe ugira ikintu uhomba kimujyeho, ariko byibuze mwuzuzanye. The Queen yavuze ijambo rikomeye ngo wakwanze rimwe ntukongere kumuha amahirwe, n'ubundi ngo arongera akakubabaza. Kubabaza ngo ntabwo biba rimwe gusa. Niba udashobora kwihangana ku giti cyawe, ntuzongere guha amahirwe umuntu wigeze kukubabazaho bwa rimwe, n'ubundi azongera abikore. Niba ushoboye kwihangana, uzamuha amahirwe, n'ubundi azajya ahora akubabaza, umwihanganire. The Queen nuko yizera. Uwakwanzeho bwa rimwe ntukamuha amahirwe, n'ubundi ngo azongera kubabaze. Uwakubabaje bwa rimwe azongera kubabaza, uwakwanze azongera kwange. The Queen
yaravuze ngo umuntu uciriritse wa mbere ku isi ni wa wundi utubaha igihe cy'abandi. Uwo muntu araciriritse. Uzi umuntu umuhana igihe akakica buri gihe, uwo muntu ujya umubwira turaciriritse. Niba we wabashije kucyubahiriza ariko mukavuga ati duhure saa saba, zikaba ari saa saba koko. Umuntu uciriritse wa mbere ku isi ni wa wundi utubaha igihe cy'abandi. Yaranavuze ngo kugira ngo uhuze n'umuntu mu rukundo nuko muba inshuti, cyane cyane iyo mwahuye mukuze. Abantu mwese mwahuye mukuze mugakundana, muzaba inshuti cyane nibwo muzuzuzanya. Kugira ngo uhuze n'umuntu mu rukundo nuko muba inshuti, ukamwubahira uko ari nawe akakubahira uko uri, mwese mwahuye mukuze. Nta mpamvu yo kugira ngo uhindure umuntu. Uramuhindura gute ko mwahuye mukuze? Uzi yaraciye mu biki bituma yitwara kuriya? Mureka abeho kuriya, umwubahira uko abayeho, nawe yubaho uko ubayeho, ahubwo mube inshuti. Nibwo muzabasha guhuza. Hari igihe abantu babana wenda bakanashyingiranwa, ari ugasanga umugabo arimo arashaka ko umugore wahinduka yitware nk'uko umugabo abishaka. Ibyo ntabwo ari ubucuti. Inshuti ni ya yindi kwakira uko uri, ntabwo inshuti gusaba guhinduka. N'umugore nawe agashaka umugabo ahinduka, ibyo ntabwo bibaho. Kugira ngo uhuze n'umuntu mu rukundo nuko muba inshuti, cyane cyane kuko muba mwaranahuye mukuze. Ntabwo ari wowe wamureze uramusaba ko ahinduka kubera iki? Uwo ni wowe, uriya nawe ni wewe. Ikintu kiba gikenewe ni ukuba inshuti, mukihanganirana nyine mukabana kuko mwabyiyemeje. Iyo mushatse guhindurana akenshi birangira mushwanye. Uyu mugore yaravuze ngo umugisha uva mu gufasha abandi. Burya ibyo utanze nibyo bikugarukira. Ushobora kuba uhorana inyatsi mu buzima bwawe, ukajya uhorana inyatsi ibintu byose ukoze ukabona biranga, nyamara ni ukubera ko nawe nta kikuvaho, ntabwo ujya ufasha abantu. Niba nta bantu ufasha, we kuki wumva isi yagufasha? Hari umuntu wigeze kubivuga neza, aravuga ngo iyo ushaka kwirukana imyaka mu buzima bwawe, abantu barakosa kuva uvutse kugeza iyo myaka ufite. Hari abantu wagiye uhemukira, hari ibibi wagiye ukora byinshi cyane umuntu atarondora. Iyo ushaka rero kwirukana imyaka y'ibibi wagiye ukora, ugirira abantu neza. Niyo mpamvu ubona umukire ageze ku gasongero k'ubukire yifuzaga, agatangira gufasha. Icyo gihe aba ari kwirukana imyaka y'ibibi byinshi yagiye akora. Ikindi ujye uzirikana ko ibibi ukoze nubwo bitakugiraho ingaruka we ku giti cyawe, bishobora kuzagira ingaruka ku bantu ukunda, bishobora kugira ingaruka ku bana bawe, bikagira ingaruka ku bantu bose ukunda. Niyo mpamvu umugisha burya uva mu gufasha abandi. Yaravuze ngo iyo ufite ikintu utekereza kandi ukabona ari ingirakamaro kuri wowe, ntuzigere na rimwe wemerera urusaku rw'abaswa kukugira inama y'icyo gukora. Wowe uzakore igihamanyije n'umutimanama wawe. The Queen yaravuze ngo kwibuka ko buri kimwe cyose kuri isi kigira iherezo. Ibyo bijye biguha guca bugufi ubane na buri wese. Buri kimwe cyose kigira iherezo. Nibyo mbona mbabwira ngo hazamuka hose burya haba hanamanuka. Uko uzamuka mu ntera, uko utera imbere mu bushobozi, ujye wiyoroshya kurushaho, kubera ko hazamuka hose haba hanamanuka. Buri kimwe cyose kigira iherezo. Iyo uzamuka hari abo mu bisikana bamanuka bahomba, abandi bigenda gutya na gutya. Hari n'abo usize hasi bananiwe ukuntu bazamuka. Iyo ugeze hejuru rero ukiremereza, iyo umanutse urahuruduka. Ariko iyo wiyoroheje uzamuka, niyo umanutse umanuka neza, n'abandi wasize hasi bakwakira neza. Mu magambo yose The Queen yavuze nasoreza kuri aya ngaya. Yaravuze ngo gukira no gukena byose ni amasomo y'ubuzima, kandi byombi biruzuzanya. Ntabwo wakumva uburyohe bw'ubukire utarigeze ukena. Gukira no gukena byose ni amasomo y'ubuzima kandi biruzuzanya. Yaravuze ngo kura abantu babi mu buzima bwawe. Niba ushaka gutsinda imbogamizi zose, uzacunge neza imbogamizi zose uhura nazo mu buzima, ni abantu babi bari mu buzima bwawe. Niba ushaka kwirinda ibyago muri ubu buzima tubamo, muri isi itatworoheye, kura abantu babi mu buzima bwawe. Yaravuze ngo nta mpamvu yo kwicuza. Ibyo wicuza ushubije amaso inyuma wasanga ari byo wari ukeneye cyane mu bihe byashize. Burya ntukicuza ikintu na kimwe kuri iyi si. Ibyo ngibyo uri kwicuza hari igihe cyageze akaba ari byo bintu ukeneye cyane kurusha ibindi mu buzima. Ntukabyicuze rero kuko wigeze kubikenera.
yaranavuze ngo amaso azabona byinshi n'amatwi yawe yumve byinshi, ariko wowe uzaha agaciro icyavuye mu mutimanama wawe. Yigeze kuvuga ngo kora ugamije gukabya inzozi, apana gukora ugamije kubona amafaranga. Iyo ugamije inzozi, amafaranga aragukurikira. Nigeze kubibabwira yuko amafaranga ntabwo ari insinzi, ahubwo ibintu amafaranga adufasha kugira ngo dukabye inzozi, ibyo ni byo by'ingenzi kurusha no gukora dushakisha amafaranga. Ikintu amafaranga azagufasha kugira ngo ukabye inzozi nicyo cy'ingenzi kurusha kuba ufite ibifaranga byinshi kuri konti.